bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Mwakira ijambo ry'Imana. kugira ngo dutuze, kugira ngo kandi nanone twakira imvugo y'Imana muri uyu mwanya. Amazina yanjye nitwa Freddy. Nanjye nshimiye Imana mbere byose kuba Imana inyemereye kugira ngo mbe ngihumeka umwuka bazima, kuba uyu munsi Imana yawunyongeje, kuba nawe yawukongeje. Imana yacu himbazwe. Mumfashe tuzamura ibiganza Imana yacu tuhereza icyubahiro yakoze. Dusomye amagambo ari muri iki gitabo cya Yohana, igice cya mbere, twahereye ku murongo wa mbere. Ni amagambo nahaye intego ivuga ngo gutunga ubugingo bwuzuye. Gutunga ubugingo bwuzuye. Haleluya. Abinyuma baranyumva? Gutunga ubugingo bwuzuye nicyo kintu tugiye kuganiraho umunsi wa none, niyo ntego y'ijambo ry'uyu munsi wa none. Uyu Yohana atandukanye na Yohana umubatiza, kuko Yohana umubatiza we yaje gupfa aciye igihanga na Herode. Hanyuma uyu Yohana yahamagawe mu cyiciro cya kabiri, kuko icyiciro cya mbere hamagayemo ba Petero. Hanyuma icyiciro cya kabiri, ubwo Yesu yarimo agenda ku nyanja, ngo aza gusanga abavandimwe babiri, harimo uyu Yohana dusomye na Yakobo yari mwene se. Bibiliya ivuze ngo Yesu ajya kumuhamagara, yabasanze ngo bari ku nyanja, ndetse ngo barimo bapfundikanya inshundura zabo, bari kumwe na se witwa Zebedayo. Ngo nuko Yesu arababwira ati munkurikire. Ako kanya basoza rya jambo Yesu yavuze ngo udasiga se na nyina ngo nkurikire, cyangwa abana ngo nkurikire uwo ntakwiye kumwigishwa. Ako kanya abwira se Zebedayo ati bye bye, nikurikira umwami w'abami. Nuko nguko Yohana yakurikiye Yesu ari kumwe n'umuvandimwe we Yakobo. Kandi Yohana uyu nguyu amateka yagaragaza yuko ari we wanditse za nzandiko, urwandiko rwa hano wa mbere, wa kabiri, wa gatatu niwe warwanditse, kandi agaragaza yuko ari nawe wanditse igitabo cy'ibyahishuwe. Hanyuma amateka nanone agaragaza ko Yohana ari we waba warapfuye nyuma y'intumwa zose. Ni amateka make ya Yohana yagize amateka. Haleluya. Hanyuma amagambo dusomye, Yesu ubundi ajya kuva mu ijuru yaje afite misiyo yo gutanga ubugingo, kandi ubugingo yaraje gutanga, ntago yaraje gutanga igice. Bibiliya ivuze ngo yaraje gutanga ubugingo, kandi ubugingo bwuzuye. Niyo mpamvu nifuje tuganire kuri amagambo avuga ngo gutunga ubugingo bwuzuye. Haleluya. Gutunga ubugingo kandi bwuzuye. Hanyuma Yesu amaze kuza hano muri si, asize icyubahiro n'ubwiza mu ijuru, aza muri iyi si. Nta yindi misiyo yarayimuzanye. Ntago yaraje kugira ngo aguhe bya bisubizo twarimo turirimba. Twari turi mu bihe byo kuririmba ibisubizo. Ariko misiyo ya Yesu yari imuzanye kwari ukuguha ubugingo no kugucungura. Niyo misiyo ya Yesu. Ntago kwari ukuguha imodoka, ntago kwari ukuguha amafaranga, ntago kwari ukuguha n'ibindi. Misiyo ya Yesu kwari ugutanga ubugingo, kwari ugucungura umwana w'umuntu. Yesu aritangaraza, aje gutanga ubugingo kandi bwuzuye. Yohana uyu nguyu ni nawe muntu nabonye wavuze ku kintu bita ubugingo cyane, kuko Bibiliya igaragaza ko ariwe ngo mwigishwa Yesu yakundaga. Niwe mwigishwa Yesu yakundaga, kandi igaragaza ko ngo aho bakundaga kuba bari gufungura, uyu Yohana yakundaga kuba yisegwa igituza cya Yesu. Bisobanuye ngo yabanaga na Yesu cyane kurusha abandi. Haleluya. Ndakwifuza kubana na Yesu. Hanyuma Yohana yandika neza, asobanura neza, avuga muri iyi nyandiko ze, aravuga ngo jambo, kandi jambo yari Imana mbere na mbere yahozeho. Ndagira ngo nkuru rujijo ku bantu bajya bavuga ngo Yesu ni intumwa, rimwe n'umwe usanga baramujyanye na Muhammad. Ntago ariko biri, ahubwo Yesu ni Imana
kuko niko birivuze ravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Rero Yesu ni Imana. Haleluya. Abari bazi ko Yesu ari intumwa, nibo muri itano harimo n'umusiramu, amenye yuko Yesu ari Imana, niko ijambo ry'Imana rivuze. Ubyakira uko nguko Yesu ni Imana. Hanyuma ngo yahoranye n'Imana mbere na mbere, kandi Bibiliya ivuze ngo ibintu byose nta na kimwe kitarimwe nawe. Wowe ubwawe uhereye kuva kurwara kazamura kugera ku musatsi uri uwa Yesu. Reka turimbana muri 115 ibitero bibiri, muri 115 ibitero byaho bibiri, 115 ibitero byaho bibiri, twumve uyu muririmbyi icyo bivuzeho, avuga ko ubwe ari uwa Yesu n'ibintu byose. Nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe. Izo ngoyi zezanteye kubimbataye rwose, genduwe nawe n'uwanjye iteka ryose, genduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka. Nabonye umukunzi mwiza kera yaranguze ubugingo, nawe yaranyihaye. None ibintu mfite byose ntabwo nkibikundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye iby'uwo mucunguzi. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye iby'uwo mucunguzi. Haleluya. Uyu muririmbyi 115 aririmba indirimbo nziza ari mu mwuka, aravuga ati nabonye umukunzi mwiza. Haleluya. Nabonye umukunzi mwiza kandi kera yarampfiriye, none kubw'izo mpamvu njyewe nduwe nawe n'uwanjye. Kandi avuga amagambo meza, aravuga ati none kubw'izo mpamvu ibyo ntunze byose nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Haleluya. Ni iby'uwo mucunguzi. Rero ntabwo uri uwawe ngo wigenge, ahubwo uri uwa Yesu, uri uwa jambo, kuko ijambo yakuvuzeho nta warivuguruza kuko uri uwe. Amen. Hanyuma Yohana akomeza yandika, aravuga ngo muri we, muri Yesu, muri jambo harimo ubugingo. Muri Yesu ava mu ijuru aza muri iyi si yari yuzuye ubugingo, kandi ubwo bugingo kwari ukubuha abantu, kwari ukugira ngo abarushye n'abaremerewe, haleluya, abaruhure, abaha ubugingo. Niyo mpamvu navuze ngo gutunga ubugingo bwuzuye. Kandi Yesu muri misiyo ye kwari ugutanga kuri ubwo bugingo, kuko Bibiliya yavuze ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo. Ubundi iyo umuntu agikizwa, ugikizwa cyagiye ukiga inyigisho z'igice cyangwa umaze kubatizwa, tayari wari wandikiye ubugingo buhoraho, izina rye ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo.
nagira ngo basabe buri muntu abaza umuntu bicanye ngo upfuye ubu ngubu niyo upfa cyagihe wakizwaga ni ryari wari ubona ubugingo. Umuntu nagira ngo hagire umuntu mbariza buri muntu abaze mugenzi we upfuye ubu ngubu niyo upfa cyagihe uri ku gice cyangwa umaze kubatizwa ni ryari wari ubona ubugingo. Upfuye ubu ngubu ukomeze uriyizi upfuye ubu niyo upfa cyagihe ni ryari wari ubona ubugingo. Usanga abantu ko bagenda batinda mu rusengero niko bagenda bamenyera iby'Imana. Ko abantu bagenda batinda mu rusengero umwaka ushira undi ugataha niko bagenda bamenyera iby'Imana. Ko bagenda bazirura ibyaha niko bagenda beza ibyaha. Cyagiye wari ubona ubugingo ariko ubu ngubu byagorana. Byagusaba kubanza kwiyeza kubanza gutumira abakozi b'Imana muze mu nsengere. Upfuye ubu ngubu na cyagiye ni ryari wabona ubugingo. Yaguhaye igisubizo. Hanyuma nagira ngo dusoma andi magambo dusanga n'abundi muri icyo gitabo. Dusoma andi magambo dusanga muri icyo gitabo n'ubundi icyo ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice byaho ni 10. Dusome umurongo wa 9, dusome umurongo wa 10. Umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba no kurimbura, ariko jyeho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Niyo misiyo ya Yesu. Ariko kandi dusomye ngo umujura ntazanywa n'ikindi. Umujura nta wundi ni Satani, kandi ikintu yiba ni ubugingo. Satani ajya yiba abakristo akabasiga mu rusengero. Satani umujura ajya yiba umuntu akamwiba ubugingo akakurekera mu rusengero. Abantu turahumvishe umujura ntazanywa n'ikindi ni ukwiba, kwica no kurimbura, kandi uyu mujura ni Satani, kandi icyo yiba ni ubugingo. Satani yiba ubugingo. Yakwiba ubugingo akagusigira kwantona muri korali, yakwiba ubugingo akagusigira kudiyakona, yakwiba ubugingo akagusigira kuririmba. Satani yakwiba akagusigira gukora imirimo y'Imana mu rusengero, kandi yarakwibye ubugingo. Mujura ni Satani. Niko dusomye. Satani yiba ubugingo, kandi nkuko tubizi umujura yiba abasinziriye cyangwa abarangaye. Niyo mpamvu Yesu mu nyigisho ze kenshi yakundaga kuvuga ngo mube maso. Mube maso. Mu nyigisho ze kenshi yakunda kugenda avuga ngo mube maso, mube maso, mube maso. Yarazi ko umukristo cyangwa umuntu watangiye urugendo iyo asinzire Satani amwiba. Niyo mpamvu Yesu mu byigisho bye bya buri munsi yakundaga kubwira abantu mu materaniro avuga ngo mube maso, mube maso, mube maso. Yarabizi ko hari n'umujura, kandi umujura nta kindi yiba ubugingo. Satani umujura ashobora kukwiba usinziriye cyangwa urangaye, akakwiba, ariko ikosa atakora ntabwo yagukura mu rusengero, kuko arakwiba akakwiba ubugingo akakurekera mu rusengero ugasigara uri umuntu udafite icyo utwaye Satani. Ugasanga ntacyo utwaye Satani, yarakwibye ubugingo. Bundi iyo umukristo umuntu agikizwa aba afite umuriro, ndetse wanamukora ukaba washya. Aba afite umuriro, aba afite umuriro. Iyo umuntu agikizwa acyakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ndaza kuvuga no ku bantu batarakizwa bari muri iri teraniro. Ndaza kubabwira ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yohana duhere ku ibice 3. Ngo hari umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware mu Bayuda. We yasanze Yesu nijoro, baramubwira ngo mwigisha, tuzi ko uri umwigisha waturutse ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibyo ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramubwira ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri tabasha kubona ubwami bw'Imana.
Nikodemo aramubwira ngo umuntu yabasha ate kubyarwa akuze, yakongera agasubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramubwira ati ndakubwiza ukuri, umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka nta juru. Niba utarabatizwa uri muri iri teraniro, wiyandikishe. Bajya baririmba ijuru, bakaririmba ibyiza byo mu ijuru, ukumva nawe urashyushye warijyamo, kumva nawe wajya ariko niba utarabatizwa, utawiyandikishije kugira ngo nawe umuragwa w'ijuru uzabona ubwami bw'Imana. Yesu yarabirangije byose abivuga, aravuga ati umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka, yavugaga kubatizwa, ntazabona ubwami bw'Imana. Niba uri muri iteraniro utarabatizwa, nta juru, uri kuruhira ubusa. Yesu niko yavuze, utabyawe n'amazi n'umwuka, yavugaga kubatizwa, nta bwami bw'Imana. Reka dusome andi magambo tugiye gusanga mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana. Igitabo cy'ibyahishuwe Yohana, bice byaho ne 3, umurongo waho wa 14. Igitabo cy'ibyahishuwe Yohana, nabwiye ngo turasoma ku nzandiko cyangwa amagambo y'umugabo yanditse bita Yohana. Yanditse igitabo cy'ibyahishuwe rero, yarimo yandikira itorero ry'i Laodikiya, ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Laodikiya wiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye byose. Inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati nzira imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, yaba ari ukonje cyangwa ubize. Nuko rero ukuri akazi uyaze, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze, ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi kuri umutindi wo kubabarirwa, kandi kuri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa n'ijambo ry'Imana. Hanyuma tumaze gusoma aya magambo nanone Yohana yanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe, ubundi iyo umuntu agikizwa nababwiye ngo aba ameze nk'umuriro. Iyo umuntu agikizwa aba yaka umuriro, nta wamukoraho rwose. Ariko muri iyi minsi ya none usanga Satani cyangwa se abantu barahuye n'umujura bita Satani, akabazimya, akabakamura, ndetse bakaba akazuyaze rwose, bakaba akazuyaze. Uzi umugore w'akazuyaze, umugore w'akazuyaze abagabo bose abibonamo, abagabo bose bamwibonamo. Umugore w'akazuyaze, umugabo w'akazuyaze abagore bose bamwibonamo, bose babamwibonamo, kuko ni akazuyaze. Ntago abacira umuriro. Satani aba yaramwibye ubugingo, kandi ngo ubwo bugingo bwari umucyo, kandi nk'uko mubizi ntago umucyo wabaho hatari umuriro. Siko bimeze? Umuriro ntago umucyo wabaho hatari umuriro. Hari igihe kimwe twarano muri Nibature, ngiye kubona mbona hariya insinga ziri kugurumana, umuriro mururagurumana. Buri ibi mureba bikoze siriko mwabona umuriro. Umucyo rero ubaho kuko hari umuriro. Rero umukristo yagikizwa aba ameze nk'umuriro. Ariko hari umujura bita Satani, araza akazimya umuriro gake gake, kandi akakurekera mu rusengero, akakuzimya, ugasigara uri akazuyaze. Niba wari umubyeyi wubaha Imana, ugasigara uri akazuyaze, umugore w'akazuyaze abagabo bose ugasanga ari kubibonamo, bose. Mugabo w'akazuyaze usanga abagore bose. Nigize mbona umukobwa w'umukirisitu w'akazuyaze ahobera umusore wese, kuko yari akazuyaze. Akazuyaze, mukobwa w'akazuyaze yagiye guhobera umusore, amuhobera wese. Kubera iki? Aba ari akazuyaze. Niko bimeze. Kuko umukobwa ugifite umuriro, ukigendera mu mucyo, ntago yaho amuhereza akaboko gutya atinya kumwegera. Kubera iki? Wa muriro kugira ngo utamutwika. Ni akazuyaze. Akazuyaze ni uko nguko. Ni uko abagabo bakazuyaze bahobera abagore batari ababo, bakabirunda umuriramo wese. Kubera iki? Ni akazuyaze. Babaye akazuyaze, niyo mpamvu
niyo mpamvu uzasanga abagabo bagahobera kuko nakazuyaze, nta muriro agifite, nta muriro w'umwuka wera agifite, ntawo, babaye akazuyaze. Ariko nagira ngo nkubwire ngo muri iri teraniro Yesu ashaka kongera gutanga ubugingo bwuzuye. Haleluya. Yesu arashaka kongera gutanga ubugingo, ugatunga ubugingo bwuzuye, ukaba umucyo uvira amahanga, ukamera nk'umuriro. None se ndabeshya? Nagira ngo ndebe abantu Satani bahuye n'umujura. Hari abantu bahuye n'umujura, arabiba biba ubugingo. Umuntu wa mbere, umuntu udahugurwa kandi ari mu nzu y'Imana, aba yarahuye n'umujura. Usome Imigani ibice 10:17, aravuga ngo witondere ruhuguzwa aba ari mu nzira y'ubugingo. Umuntu udahugurwa ari mu nzu y'Imana, aba yarahuye n'umujura Satani. Umuntu wa kabiri, umuntu urangwa n'amasengesho yo kwikunda, uhora arebera Imana mu ntege nkeya, tareba iby'Imana yakoze, uwo nawe aba yarahuye n'umujura. Umuntu wa gatatu wahuye n'umujura, umuntu udatunga ijambo ry'Imana, umuntu udatunga ijambo ry'Imana muri we, uwo nawe aba yarahuye n'umujura Satani. Hari ibigirwamana rero cya Dagoni cyitwa smartphone. Smartphone yabaye Dagoni, aho umuntu asiga Bibiliya mu nzu agatwara telefone. Nigize mwana n'abana b'abakobwa hariya ndababaza nti muvuye gusenga, tuvuye gusenga, none ibitabo biri hehe? Ati mwarimu we nta makuru ufite. Nta makuru ufite, dore nta makuru ufite, Bibiliya iri maha. Iki cyabaye ikigirwamana cya Dagoni. Bantu ntabwo bagishaka kugendana ijambo ry'Imana. Muntu udatunze ijambo ry'Imana muri we ngo ribe muri we, uwo nguwo nawe yahuye n'umujura Satani. Muntu wa kane utegera igaburo, uyu wenda muvugaho cyane, muntu utegera igaburo ryera. Muntu utegera igaburo ryera nawe yahuye n'umujura. Soma Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 6 murongo wa 53 ugeze ku 56. Reka tuhasome. Muntu utegera igaburo ryera aba yarahuwe n'umujura Satani. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana bice byaho 6:53 ngo Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite. Turabakize tubarenga 1000, ariko igaburo ryera rya abantu batarenze 400. Ese niba utajya kwigaburo ryera, ntago tuvugisha ukuri, ni wahuye n'umujura, hari icyo uba wikeka. Satani yarakwibye. Umukiza utegera igaburo, utajya ku meza y'umwami, uwo yahuye n'umujura. Satani akwiba ubugingo kandi akurekera mu rusengero. Satani akwiba ubugingo akakureka ukaririmba kandi yarakwibye ubugingo. Yakureka wadiyakona, waza mu masengesho, Satani yarakwibye ubugingo. Niba utegera igaburo ryera, nta bugingo. Bibiliya irabisobanuye, utarya umubiri ntanywa amaraso, uwo nta bugingo. Ariko muri iri teraniro Yesu ashaka gutanga ubugingo, kandi ubugingo bwuzuye ukabugendana nk'uko utunze ikindi kintu cy'agaciro. Aho uri hose ukajya ugenda na fiyeri nk'umuntu ufite ubugingo buhoraho, ukajya ugenda wumva ko uri umunyabugingo. Mana ishaka kugira ngo ikugarurire ibyo wanyazwe. Haleluya. Wahuye n'umujura, ariko Yesu aje kugira ngo yongera kuvugurure, aguha ubugingo ubugendane n'umwemerera. Haleluya. Ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Hanyuma undi muntu wa gatanu wahuye n'umujura akamwiba. Niba amaturo utura arutwa na MBs ukoresha cyangwa yataye umukoresha,
wahuye n'umujura. Mu cyumweru ukoresha bizi zingahe zangahe, utura ngahe wahuye n'umujura. Uwo nawe yahuye n'umujura kuko Imana nuye agaciro, ntago agaciro iby'Imana yakoze, ntago uyishimira. Wahuye n'umujura Satani. Niba utura 100 wahuye n'umujura. Niba ukoresha bizi mu cyumweru z'umutwaro waza ugatura 1000, Satani yarakwibye. Wigenzura uyu munsi. None se niko wahoze? Siko wahoze. Kera ugikizwa, kera ukibatizwa, kera ukiri ku nyigisho z'igice, ukimara kubatizwa, ugifite umuriro, ucyuzura umwuka, waturaga neza. Ariko wahuye n'umujura, Satani arakwiba, akwiba ubugingo, usigaye mu rusengero yarakwibye. Kuko telefone, smartphone niyo hagaciro kurusha Imana. Wahuye n'umujura. Ndakugira inama uyu munsi, ndakugira inama uyu munsi kugira ngo wihane, wongera ugarukire Yesu. Yesu yongera guha ubugingo, yongera kwandike, utaba wibesha ubugingo kandi Satani yarabwibye. Tugiye gusenga Imana. Yesu ashaka gutanga ubugingo kuba Satani yabwibye. Muri iri teraniro wiyumvishe mu byahisho bavuga ngo ndakugira inama ungureho umuti. Nukwihana, ndakugira inama wihane, ureke kwihagara ngo ndi umutunzi, ndareba. Oya, Satani yarakwibye, yakwibye ubugingo. Ariko muri iri teraniro Yesu arahari kandi ashaka kongera kukuzuza, ashaka kongera kukwandika mu gitabo cy'ubugingo, ugatunga ubugingo kandi ubugingo bwuzuye. Tugiye gusenga Imana. Warakijijwe, Yesu aguha agakiza, mera nk'umuriro, wuzura umwuka wera. Ariko uhura n'umujura, genda gukendeza gake gake. Dusigaye tukubona mu rusengero, ariko Satani yarakwibye. Ni umwanya wawe, ni umunsi wawe, ni umwanya wo kugarukira Yesu. Ni wihagarareho ngo mfite ibi. Ni ku igitabo cyo mu byahishuwe havuze ngo aravuga ngo ndatunze, ngo utazi kuri impumyi yo kubabarirwa. Ariko Yesu arakuzi. Yesu arakuzi. Arakuzi ko uko wari uratari kukiri. Yesu arakuzi. Arakuzi nawe watsindiwe arahazi. Arabizi intege nkeya zawe. Arakuzi wese kuko ngo nta na kimwe kitaremye nawe. Nawe uruwe niwe wakuremye. Arakuzi rero ko utagifite ubugingo. Arabizi ko Satani yakwibye. Niyo mpamvu ashaka kongera kukuzuza akaguha ubugingo. Waba uri muri iri teraniro warahuye n'umujura, ntiwihagarareho. Nagira ngo tugere mu mwanya wo kubaza muri iri teraniro. Niba wiyumvishe kaba mwuka wera yongeye kukongorera, kavuga ngo nawe waribwe, uhagurukire mu mwanya wawe. Dusenga Imana. Yesu yongera kuzuza ubugingo, aguhindure nk'umuriro. Abantu bose bo kujya bakwibonamo, mpamvu bakwibonamo nuko urakaza uyazi. Bararebye babona urakaza uyazi. Niyo mpamvu abantu bose bakwibonamo, niyo mpamvu abagabo bose bakwibonamo nuko urakaza uyazi. Abapagani iki byose bose bakwibonamo. Abakaraba n'abadakaraba bakwibonamo nuko urakaza uyazi. Wabaye akazu yaze, niyo mpamvu byose bigutinyuka. Wabaye akazu yaze. Ariko uyu munsi Yesu ashaka kugira ngo yongera kuzuze, akuzuza imbaraga, akuzuza ijambo, jambo rigwire muri wowe. Abantu bagutinye, byagutinyuka bigutinye. Yesu yongera kuzuze, utunga ubugingo, ugendana ubugingo, akwandika mu gitabo cy'ubugingo, utaba wishuka ubugingo warahuye n'umujura. Niba uri muri iri teraniro ukaba wumvishe warahuye n'umujura, hagurukira mu mwanya wawe. Yesu arahari kugira ngo yongera kuzuze.